Ha bebe. Ako mana. Shumbo ngukize. Nagutindije. Cyane. Atira nyine. None se? Nisawa. Umeze neza? Cyane. Ku mana yanjye none ibitanga ziri kunkurira. Zikuntu wambaye. Oya se nawika. Oya none nahita nkujyana muri Amerika wala. Twigendere se? Twigendere. Oya cyangwa gisenye ku mazi akumana. Siko ninjye ufite umusheri mwiza none se? Maze ndikumva nakomeza nkaguhobera nuko ari mu muhanda. Ubundi wakine nako ari kuncika. N'ubundi se ko mari ndu wawe. None se nizere yuko ntagutindije cyane. Boss, bitiye muhungu wanjye. unyihanganira kuba nagutindije. Ngira ngo urabizi neza yuko iyo ngiye mu kazi nkinjiranamo n'umutima wanjye wose. Ariko baka kanya tuvugana. Hari umuntu nabonye ubikuza miliyoni 15. Nizere ko amakuru yafite neza. Ngira ngo urabizi ko ntakubeshya. Nyine ari ikibazo nari mfite. Kimeze gute? Mama wanjye yararwaye ari mu bitaro. Yarakaro nakoze nakubwiye ariko sinzi niba ndakarira. Niyo mpamvu ndi kubona ntazi ibintu urimo nta mahoro ufite. Ako se wagiye tuza. Calm down baby. Ndagufite. Ubiri kumwe nanjye nyine wakintu. None se nicyo yarambwiye wakoze. Nyine nagiye muri banki nguza amafaranga yo kuvuza mama. Ako sinzi nimba nta kibazo. Wafashe credit? Kutise kutabanje kumbwira. Akunyihanganije we nafashe credit. Niyo mpamvu nabonaga no ufite amasoni mbona wagira ngo wamenye ibintu urimo. Boss, iriya diro ngomba kuyikurikirana paka igeze ku musozo. Nicyo nkundira muhungu wanjye. Kandi ikindi bari abahungu bagomba kuba bari stand by ihagije. Ku buryo uriya musenzi ari amafaranga tugomba kuyamukuraho. Boss, ndi kumwe n'abari abahungu nzi ko nta kintu kiri butunane. Miliyoni 15 ngomba kuzikwereka gutya. Azikwereka mu kiganza cyanjye. Aho kuvugana nabo none hanga. Nuko nyine byagenze. Ariko nyine burareka nkubwiza kuri. Mbere na mbere buri kintu kibanza n'ubuzima bw'umuntu. Naho ibindi byo byose nise kari bishakwa natwe kandi dufite n'imbaraga tatugomba kubigira. Niyo mpamvu mukundere guranyumva sheri wanjye. Oya magira ikibazo cy'ubwa. Icyo mukundira rwose. Umva se nkubwire ko nureka nkwereke. Njyewe bitewe n'akazi nge nkora sibyo ntabwo kajya kanyemera wenda kugira ngo mfe kuboneka ahubwo ngiye ikintu ndashakaga shawe nzaze kubasura nka nyuma ya kino cyumweru. Byibuze ariko meri wawe ubasha kumwihanganisha umubwire nyine ikibazo yahuye nacyo yihangane ko nanjye nzaza kubasura kuko ari gihe n'ubu yibaza avuga ati se umukwe wanjye bimeze bite. Yego nago nari nagukwa ariko nyine bigiye kuzaba bizaba siko bimeze. Ako be wamisha ikintu ukora ntabwo njya gusobanukirwa pe. Ese uragira ngo nzakora iki? Sorry. Allo? Yes, hello. Haka uri hehe? Nari ndi hano hafi. Ngeraho mu minota 5 byihuse. Ndagushaka hari akazi nshaka dusoza kandi mu minota mike. Byibuze iminota 10 ndaba nkugezeho. Sawa. Aha. Iki se shisho? Mubwira ngo hari icyo wamisha. Ako se ubona guhisha iki koko? Ngiye nshaka kumenya abundi ukora iki. Babona amatelefone hato na hato. Wagiye unyizera kuri ari boss wari umumagaye ari ni iby'akazi. Gukoresha ni iby'akazi. Umva nge ngubara nkubwiza kuri. Jewe jubara nyumve nk'umukunzi wawe. Nzagutungura anytime. Kuburyo nzakujyana ari. Noneho ibintu uri kuvuga ho runyeke ubugira ngo hari nje mu banda ko kandi nta mukobwa mwiza urenze wowe. Sibyo? Ako jya unyizera. Ujye utambwira icyo ukora. Oya, mbabarira nyumve.
ubwo mu bituza bya buramu tuze nta wundi muntu nakurutisha ni wowe kandi ubyumve sibyo ubwo nyine kandi negereze ahubwo umva nkubwire yo kumbwira icyo ukora nari ngiye mu kazi noneho nawe mfashe ujye kureba mama wawe ibindi turi buze kuvugana kuri telefone hari ikibazo se ibiganiro ntibihagije kujya hari n'ahandi tugomba guhura kandi tukaza kuganira nuko ubu ngubu tugiye mu kazi kandi nawe ukaba ugiye kureba mama wawe sibyo bye sawa shura akazi keza shandi kumva nta kurekure wakine urajya mu kazi oya Mbese sister wanjye uzi ikibazo dufite hano mu rugo cy'umubyeyi wacu urwaye ukaba wagiye ugatinda kandi uzi yuko ari wowe ugomba kumwitaho nk'umukobwa we mukuru ikibazo ni ikihe gituma ugenda ntiwibuke umubyeyi wacu kandi uzi ko arembye cyane bro abyoreye ko kuri banki hari umurongo kandi ubizi n'ikarita yanjye yari ifite ikibazo ni ukubanza kuyikora ibintu nyine bya sisitemu nawe urabizi biratinda icya mbere ni uko amafaranga yabonye ubu tugiye kumureba tudasanga umuko wanashizemo kubera gutinda ariko ntabwo ugomba kwita ku muntu ukita ku mubyeyi kuko urabizi ko ari we dusigaranye wenyine ubwo butaha ntibizongera n'ujya no kubikora ujye ubikora ushyizemo ubifite muri gahunda neza abahungu banjye mwahageze twahageze boss umuzigo nabatumye uri hehe abahungu banjye akazi keza hello sheri bimeze bite dore ya mafaranga mvuye kuguza kuri banki barayatwaye musaza wanjye baramukubise baramuvunaguye sawa ndaje mbikemure kandera nawe kandi arangukubise noneho ndabigenza haka niba ushaka kunkorera ibi ngibi boss uzi umuntu mwambaye n'amafaranga uriya ni sheri wanjye angiza ngo ushaka kurya amafaranga ye